iyo amarangamutima adashyigikiwe na bya bintu bifatika agera aho ngaho akarangira, ahubwo ukaba uri kubana na wa muntu noneho amarangamutima yawe akararikira amarangamutima ya wa muntu wundi uri ku ruhande ufite za karagiteri wifuzaga. Urumva ahantu biba bigiye gupfira. Wakabaye warakoze break up mbere, ariko break up yawe ngiye kuba divorce. Buriya n'abantu bakora break up bajye bigurira agacupa kabisa, ari uwatewe indobo ari n'uwayiteye, buri wese aba akwiye kwigurira agacupa cyangwa se yigurira akantu ko kwishimira yuko buriya break up ni achievement ikomeye cyane, kuko uba wamaze kubona yuko uwo muntu mutazahuza, uba wamaze kubona ko uwo muntu bitazavamo, yaba ari wowe biturutseho cyangwa ari we biturutseho. Ujye umenya ko nimba baguteye indobo umenye ko nyine bitari gukunda, umenye ko habayeho ubundi break up ni nkaho yari kuba divorce. Iyo ibyo washingiyeho ibyashingiyeho bituma habaho break up, iyo bitaza kubaho muba mwarakoze divorce aho gukora break up. Rero abantu akenshi ntago banga gukora break up, ahubwo bakazakora iki? Bakazakora divorce. Kubera kumva ukunze umuntu, gukunda umuntu umuntu uwo ari we wese yaguha urukundo bro. Sister wanjye reka nkubwire ikintu, buri mutipe ashobora kuguha urukundo. Nawe mujama hari umusista ushobora kuza akaguhata urukundo ukumirwa, ariko character cyangwa se imyitwarire nicyo kintu gihatse ibindi kurusha ibyo by'amarangamutima. Ibyo by'amarangamutima birangira amarangamutima yawe warakoze mariage ararikiye za karagiteri zifitwe n'undi muntu utari uwo mwashakanye. Guess what? Iyo amarangamutima yawe ararikiye za karagiteri, ni ukuvuga ngo direct ni ibintu byikora ko uhita uhuza na wa muntu ufite za karagiteri. Kandi ikintu kiba kinakunze kubaho ni uko umuntu ahumuka ibintu byaramaze kurenga igaruriro. Icyiza rero ni uko mwazirikana kwita kuri karagiteri, hanyuma amarangamutima yego niyo abanza, ariko buriya ikintu umuntu akwiye kuba yaha agaciro ni ukuzirikana yuko amarangamutima igihe iyo kigeze arashiftinga akava ku kuba amarangamutima warayabonye, usigaje noneho karagiteri z'umuntu ntago ziri gufitinga, ntago ziri guhura n'uko ubishaka. Ya marangamutima aragenda agabanuka, nagabanuka uratangira kurarikira wa mutipe cyangwa se wa musista wundi uri hanze ya mariage yanyu, ufite za karagiteri wifuzaga, ufite za ndangagaciro wifuzaga. Then bikarangira iki? Bikarangira uconnectinze nawe, tayari ubwo divorce ikabira baye. Kubera ko buriya tugereranyije na rya jambo ry'Imana twumva muri Bibiliya rivuga ngo bitsa ubutunzi umutima w'umuntu uba hari ubutunzi bwe. Ni ukuvuga ngo umutima wawe ushobora kuba utari muri mariage urimo muri ako kanya, ahubwo ubutunzi, ya marangamutima niyo twagereranya nk'ubutunzi, za karagiteri wishimira nizo twagereranya nk'ubutunzi. Then wa mutima wawe ukajya ahari bwa butunzi bwawe, za karagiteri wifuza, kuko buriya karagiteri nizo zivamo ibintu bifatika, nizo zivamo finances, nizo zivamo education, like qualification umuntu agira. Izo karagiteri ni ukuvuga ngo nibwo bwa butunzi wifuza mu mutima wawe. Bikarangira hehe? Wa mutima wawe uri hahandi bwa butunzi bugize gute buri. Deja ntago umutima wawe uri ku mugabo wawe cyangwa ku mugore wawe, ahubwo umutima wawe uri ku wundi muntu ufite bwa butunzi wifuzaga muri uwo muri kumwe. Mani nyine nuko nguko biba byaragenze. Naho ubundi divorce suko haba habayemo ikindi kibazo cyangwa se iki, ahubwo nuko nguko biba byagenze. Ikindi gice rero gikurikiyeho tuzaba tugaruka ku kintu kijyanye no kuvuga ngo
ese ni ryari ni ibiki noneho biba byabayeho iyo uri gushinja umuntu, biba byagenze gute? Ibyo ni byo tuzagarukaho mu kiganiro cyacu cy'ubutaha. Njye mwari muri kumwe ndi MBOT, iyi ni Easy Life Talk nk'ibisanzwe. Ibiganiro byacu nakagaruka, please don't forget to do subscribe and like, share, comment. Bye bye. Nakagaruka ibiganiro bya hano kuri Easy Life Talk podcast.